Muraho twongeye kubashimira abantu bakomeje kudukurikirana kuri TV Umwe Community Center, tubasaba gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ubu butumwa bujye bukugeraho mu gihe cyose ubukeneye. Ubushize nababwiye uburyo nafungiwe muri gereza ya Rubavu n'uburyo nagarutse mu rugo. None uyu munsi ndashaka kukubwira ngo mu gufungwa kwanjye cyangwa se mu kuba muri ubwo buzima bwose hari abo byagiye bikomeretsa. Njyewe byarankomerekeje ubwanjye nyine ku giti cyanjye, ariko hari na sosiyete yindi yagiye ikomereka ku bwanjye. Cyane cyane ndagaruka ku muryango wanjye kuko nateye nimba umuryango wanjye. Ibaze kuba ufite umwana wawe akagenda akamara amezi arenga 3 cyangwa se umwaka ugashira utamubona, utazi niyo yagiye, utazi n'amakuru ye. Uri umubyeyi ufite umutima, bishobora kukugiraho ikibazo. Njyewe ku bwanjye reka nivugeho, nateye nimba umuryango wanjye kubwo mama wanjye ajya ambwira ngo yararaga adasinziye, ngo akumva amajwi arimo atabaza akagira ngo ni njye barimo birukankaho, akikanga. Byari kuzamuviramo n'indwara y'umutima, guhora yikanga buri joro ati umwana wanjye bazamunzanira ari intumbi, bazamunzanira yarapfuye. Kuko nirirwaga nirukanka iyo hirya, nabaga ndi mu buzima bubi. Hari igihe nazaga ndi kuvirirana amaraso, yambona akarira. Ariko urumva ko bwanjye nabaga nibabaje, nikomerekeje, niteye ibibazo, ariko simbyiteze njye nyine, ahubwo nkabitera n'umuryango wanjye. Ababyeyi baragenda bigeraho umubyeyi wanjye ambwira ati iyaba waranapfuye basi tukagushyingura. Iyo umuntu apfuye agashingurwa abantu bararuhuka bakavuga ati yaragiye. Ariko njyeweho nari narateye nimba umuryango wanjye ku buryo buri munsi bahoraga badasinziye. Nabaga ntari mu rugo iyo majoro yose, bakarara bahagaritse imitima bavuga ati nenda baratuzanira intumbi, kuko babaga bafite amakuru ya bamwe muri bagenzi banjye bagiye bicwa. Vuga bazatuzanira intumbi cyangwa se baduha amakuru ngo bamwishe. Amakuru mabi niyo babaga biteguye kuri njyewe, kuko urumva aho nabaga ndi sinabaga mbayeho neza. N'abandi nasize mu rugo nkabasigamo ibikomere. Abana batoya, barumuna banjye batoya, bashiki banjye batoya, barabibonaga bikabatera intimba, bikabatera agahinda, bakabona ukuntu ntashemeze. Nagiye ndi muzima, ngarutse nuzuye amaraso, ngarutse nakomeretse. Ubwo buzima ugasanga n'agahinda ku muryango, n'agahinda kuri njyewe. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibiyobyabwenge kubinywa bishobora kukugiraho ingaruka mbi, ariko we utari wenyine, ahubwo bikazigira no ku muryango wawe nakubagukomokaho, kuko wateye ikibazo mu muryango, wabaye ikibazo, uteza ikibazo. Iyo udahari ni ikibazo, iyo wafunzwe ni ikibazo, iyo wakomeretse ni ikibazo. Ariko Imana yonyine yarabikoze, iraduhindura, idukura muri ubwo buzima. Ubu twari ibibazo, ariko yaduhinduye ibisubizo mu muryango. Nabyo sinabura kubivuga ko Imana yaduhinduye igisubizo mu muryango. Aho twari ikibazo twahindutse igisubizo. Ubu ngubu ndumva iyo ndi mu rugo haba hari amahoro, kuko ngerageza kubereka ko hari ahantu navuye habi nashaka gusubira. Barumuna banjye ngerageza kubigisha, bashiki banjye ngerageza kubigisha, gerageza kuvuga ubutumwa bwiza mu muryango wanjye, kugira ngo mbereke itandukaniro ry'umuntu wa kera n'uyu muntu wa none ubu ngubu. Bigatuma ngarura umunezero, ngerageza kugarura umunezero. Agahinda n'intimba nateje umuryango wanjye nkagerageza kubisimbuza umunezero mu muryango. Ubu ngubu ntabwo nshidikanya ko amahoro hari, kuko nubwo haba hari ibindi bibazo, ariko
ikibazo ni njye wari uri ikibazo kurusha ibindi byose. Kuba narabaye igisubizo, kuba naragarutse mu muryango ni ishimwe rikomeye kuri bo, ku Mana, kuko hari ibyo basengeye baravuga ati Mana nimba ubona baramuroze, nimba ubona ari ibindi basi uzamukure ku isi, ariko Imana irakwereka ko umuntu yari imufiteho umugambi, Imana yari imfiteho umugambi, yanga kundekura ahubwo impindura igisubizo cy'umuryango. Ubu ngubu mu muryango wanjye amahoro arahari, kuko hari icyo Imana yakoze. Iyo babonye ibyo byose Imana yankoreye, ahantu Imana yankuye, ibyo Imana yandinze byose, baravuga ati n'ibindi izabikora. Kuba Imana yarahinduye Prince, kuba Imana yaramuhinduye akaba undi muntu, n'ibindi Imana izabikora, bigatuma amahoro aboneka mu muryango. Ariko hari n'izindi ngaruka zindi zagiye zibaho, nko kuba narahemukiye abantu nahemukiye nabo ndagira ngo mbasaba imbabazi. Buri umwe wese ubona iyi video akavuga ati Prince yangiriye nabi, areba uburyo tujya duhura akambwira ati mani twarahuye urankubita unyaka telefone yanjye, ndamubwira ati mwene data humura, njyewe mu gihe nzaba ndiho neza nzakwishura telefone yawe, kuko ubuzima mfite buri imbere n'ubuzima bumeze neza, ubuzima bufite intego. Iyo telefone yawe natwaye nzayikwishura. Nubwo yambwiye ati nta kibazo, nushaka uzayireke, nshimishijwe no kubona uko umeze, ariko njye mfite gahunda yo kuzayimwishura, kuko hari nabo nibagiwe, hari n'ibintu nakoraga nkabyibagirwa. Ariko mwene data wowe unyumva, wowe urimo nkurikirana, ukaba uzi ko naguhemukiye, hari ibintu byawe natwaye, uzanyegera ubimbwire, niteguye kuzabikwishura. Kandi umbabarire kubo nahemukiye ntibuka neza, bose bambabarire, kuko uyu munsi wa none ndundi muntu ushaka guhindura urubyiruko muri rusange, ariko si nkavuga ubuhamya mfitanye nawe ikibazo. Niba ukeka ko dufitanye ikibazo, uzaze kandi tuzagikemura neza. Ndashaka no gushimira buri umwe wese wamfashije akantera inkunga yo kuba nduwo ndiwe. Hari abantu bagiye banca intege, hari n'abantu bagiye bambera motivation, bantera bampa imbaraga, bakambwira ati komera, turabyishimiye. Sinabura gushimira umuvandimwe Jimmy Mugunga yambereye motivation ikomeye. Twarahuye ubwo yarari muri meeting y'urubyiruko ahantu, arambwira ati Prince nifuje kukubona ahantu, ndabyishimiye cyane. Jimmy twari tuziranye kera ku ishuri, twariganye muri primary school, ariko arambwira ati njyewe nashimiye kukubona ahantu. Nanjye muri make nahise mubwira ibyifuzo byanjye, kuko nabonaga ari umuntu ufite challenge, wahindutse ukundi kuntu bitandukanye nuko nari muzi. Mubwiye ibitekerezo byanjye arabyumva kandi agerageza kubisapotinga. Arambwira ati mu bushobozi bwe yari afite yaransapotinze, ndamushimira cyane. Sinabura gushimira umuyobozi wa UCC yaramfashije kuba mvuga ibi ngibi, kuba ndi kuri channel y'Ubumwe Community Center, nkaba mvuga ubuhamya bwanjye, ni kubwe ni support ye, yaramfashije. Hari byinshi nahigiye, namenye gukoresha computer, narabyize ndabimenya kubwe, ariko akomeje no kumfasha mu bindi byinshi, nawe ndamushimira cyane. Ndashimira umuryango wanjye kuko nabo batigeze banca intege mu byo nkora, barandetse muri ibyo ngomba gukora, ngaragaza impinduka zanjye, nabo ndabashimira cyane. Ndashimira society ikomeje gukomeza kumbwira ati uradufasha, urubyiruko rukomeje kumvuga rumbwira ati iyo tubonye impinduka yawe bidutera imbaraga. Hari aho twari tugiye gucika intege, none ubu turakomeye ku bwawe, udutera imbaraga. Ndamushimira uwo bita Apple, yambwiye ijambo ryiza, arambwira ati grand frère
umpaye imbaraga. Iyo nkurikiye ubuhamya bwawe imbaraga ndazibona. Hari ibyo nashakaga kujyamo ariko ndagarutse. Nawe yarabimbwiye bimbera motivation, nubwo nawe byamufashije ariko nanjye byaramfashije, kuko numvishe ko nubwo hari abantu nahemukiye, noneho hari nabo ndi gufasha. Ibyo nabyo bikomeza kumpereza imbaraga. Ndakomeza mbashimira, mbabwira ko tuzakomeza kubana no mu bindi biganiro bitandukanye, harimo n'ivugabutumwa bizagenda bibageraho. Ariko komeza ukurikirane kuri channel y'Ubumwe Community Center, niho uzakomeza kubikurikirana. Reka nsoza ariko sinabura gushimira Imana ikomeje kudufasha gutanga ubwo buhamya no kudushoboza gukomeza guhagarara ku ntego zacu. Uwiteka Mana ikomeye, ndagushimira kuko ari wowe uhindura, kandi iyo uhinduye umuntu arahinduka, ariko umwana w'umuntu ntabwo abasha kuduhindura. Komeza ubane natwe, udushoboze gukora ibyo dushaka gukora. Atari wowe bidushoboza ntacyo twageraho mwana. Komeza uganze kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo.